abavuga ngo biringira amagambo y'ibinyoma ni ibi binyoma bibuza abantu kwatura, bibuza abantu gusenga biyirije ubusa, biringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza bayari imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mukavuga muti turakijijwe, ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Ariko birababaje mwa bantu b'Imana kuba umuntu aba umukirisitu, sibyo? Akavuga ati nakijijwe muri 2004 cyangwa na 5, muri 2020 cyangwa 2019 akaba ariho yadukanye ngo ubuntu. Nkibaza ngo ya myaka yose baba barabayeho batura ibyaha, baturirana ibyaha, ya myaka babayeho burya yari y'ubujiji. Ibi twabivuga yenda ubyumvisha akabyumva n'abakagira ngo n'urwenya, ntabwo ari urwenya s'il vous plaît. Ahubwo icyo dushatse gusobanura nuko hari abantu biyangaje kubana n'umwanda kugera ku ryo rw'uko nta kintu bimutwaye, ahubwo yajya kureba usa neza akibaza wowe impamvu utumwanya ujya gufura. Niba abantu abo rero uyu munsi basa naho badaha agaciro gusaba Imana imbabazi. Nyamara se turebe iki ijambo ry'Imana rivuga. Yesu yavuze ngo iki? Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasohoje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'abakozi b'Imana, nibo tugiye rero kuganira. Reka dutangire tubahereza ikaze ku Iyobokamana TV. Iyi ni ikaze cyane ku Iyobokamana. Murakoze. Amakuru amakuru ni neza. Murakomeye? Yego. Tumeze neza? Ndamahoro. Umurimo w'Imana uragenda nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Natwe mu Iyobokamana turakomeye, turabona bimeze neza, Imana iraturinze. Yes, reka mbahe ikaze no kuyobokamana. Uku nguku mbahaye ikaze bano batumirwa tugiye kuganira, niko nyihaye n'abantu bose bakurikira Iyobokamana TV bari mu ntara zitandukanye z'igihugu, amajyepfo n'amajyaruguru, mu burengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali no muri diaspora mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ku migabane itandukanye n'ibihugu bitandukanye bya Afurika. Mwese mwumve yuko tubasuhuje tuvuga ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu kandi ikomeze kubateza intambwe, ibahe no kugenda mukiranuka kurusha mbere kugira ngo tukomeze guharanira ubwami bw'Imana. Reka rero nze nakira bano batumirwa kugira ngo batwibwire maze mumenye ngo ni bande tugiye kuganira, ari nako yaba batumirwa yaba n'abandi bose bakurikira, ariko mbashishikariza gukomeza kwitwararika amabwiriza ya coronavirus kuko nimbi dukwiye kuyirinda, dukwiye gushyiramo metero, dukwiye gukoresha amazi meza ndetse no kwambara agapfukamunwa mu gihe cyose ugiye mu bantu benshi n'ibindi byose. Murabona ko natwe twashyizemo metero no kwisanitizinga, byo twabikoze mbere yuko dutangira. Ni ibintu byiza cyane rero. Reka duhere hariya hirya batwibwire kugira ngo mumenye ngo tugiye kuganira n'abandi. Murakoze cyane. Amazina ni Evangeliste Nshimiyimana Ijuru. Imana duhanagisha. Nitwa Mukeshimana Emerita, ku izina rya Mama Charlene. Yewe ni Habimana Francois, mba hano i Kigali. Niryo zinuzwiho Ya Habimana Francois. Pasiteri kandi ni Kigali. Ni Kigali. Waruduca kubera ko uvanze mwaho tutahavuze. Aba bantu bose tujya kuganira baba i Kigali. Joel abi Kigali muri kapitali y'umurwa mukuru wa Kigali, ubu kuvuga Inyamirambo. Ezuri Inyamirambo hari. No Nyamijose waka. Aba bose batuyera. Uyu ni umwana w'Ijose, wajya we ni Kimisagara wowe nanje. Yewe Nyamirambo twese no bajya mu Nyamirambo ngo n'ahantu haba abantu ngo ndekana n'abakozi Imana burya turahaba. Naho barahaba. Turahaba kandi twemewe urumva. Yes, by the way mwambaye neza. Murakoze cyane. Uko mwambaye ibisa mwabivuganye n'abatumbuye. Nta nubwo rwose Mama Charlene nimba ngira na nimero ye ya telefone. Nanjye ntayo ngira. Ariko ubwo ni ibintu byikoze nyine. Ariko nta kimenyetso kirimo nk'abandi ngo ni ikimenyetso. Icyo bivuze. Nta kintu bivuze ariko birakemuze. Ariko nta nicyo bitwaye.
nibigaragaza ko turi abakozi b'Imana. Umwe ni umuja w'Imana undi ni umugaragu w'Imana. Amen. Okay. Yes, ni byiza cyane rero. Reka rero tuganire. Ibushize hari ikiganiro twakoze kijyanye n'ibyo buntu ni ubuntu bw'Imana n'ibindi byinshi, ariko muri commentaire nagiye mbona z'abantu bakuyemo ibibazo numva twaganiraho kugira ngo wenda abantu bakomeze kugenda bava mu rujijo banasobanukirwa. Niyo mpamvu rero nabahamagaye kugira ngo tuganire. Ikibazo cya mbere turi buze kuganira, ndabaza ngo ubuntu ni iki? Iyo bavuze ngo ubuntu ni icyo bundi, ndabanza mbaze Gideon atsobanurire ubuntu ari iki. Bivuze ngo ubuntu ni icyo bundi. Ubuntu ni ijambo ry'ikinyarwanda, ariko kandi nyakunda abongereza bo babivuze neza, baravuga ngo ni animate favor. Donc ni imbabazi utarukwiriye wowe ntuzikwiriye, ni imbabazi ugize utarukwiriye, nibwo buntu. Iyo rero tubyina ubuntu, iyo tubyina intsinzi y'ubuntu, tuba tuyibyineye ko Kristo yatugira imbabazi, ntacyo dukoze, ntacyo dutanze, nta ruhare rwacu bibayemo, atugirira imbabazi. Ni icyo ngicyo navuga mu magambo makeya ko Pastor Francois ubuntu ni iki? Ntacyo atavuze. Yaba ari totoroje ngiye kugira ibindi byinshi nongeraho. Ubuntu ni imbabazi Kristo yatugiriye, ubuntu ni Kristo nyine, nibyo ngibyo uko abisobanuye. Ana mama Charlene ko abyumva cyangwa hari icyo yongeraho? Okay, nanjye niko mbyumva. Wenda iri jambo naho ryaturutse kuvuga ngo ubuntu nk'uko bene data babivuze, niko kuri uko nguko babivuze. Yesu ibintu byose yadukoreye nta kiguzi yigeze aduca. Twagiriwe ubuntu. Iyo namubwiye uti mbabarira nta kintu akwaka, mbese yadukoreye byinshi ku buntu. Uko rero babisobanuye niko kuri aho ngaho. Ni ubuntu butandukanye n'ubusa, ariko ubuntu n'ubusa biratandukanye. Kuba abantu bajya bitiranya ubusa n'ubuntu. Ubuntu ni ikintu cyatanzwe, ariko kugira ngo ugire ikintu ubona wowe ntacyo wishyuye. Ariko ubusa ni ubusa nyine. Ubuntu n'ubusa biratandukanye. Ubuntu ni ikintu cyatanzwe kugira ngo ndagira icyo abona, we ntacyo atanze. Ubwo ntubyumvishe, ni ukuvuga Yesu yaritanze, twebwe twakira imbabazi, turababarirwa, ariko twebwe ntacyo twari twatanze, ntacyo twakoze. Ese ku bw'ubwo buntu twababariwe by'iteka ryose? Urumva niba uvuga ko Yesu yatanze, yamennye amaraso y'igiciro kugira ngo twebwe twakire imbabazi. Izo mbabazi twarazakiriye kuko Yesu yamennye amaraso y'igiciro. Ese twakiriye imbabazi z'iteka ryose? Reka banze bazo Gideon n'ubu. Hari icyo nanjye muri icyo kibazo ndibuze kuvuga ngo twarazakiriye. Naza kuvuga ko byivugiye ku ruhande rwawe, kuko si bose bazakiriye. Ko na Yesu ubwe yivugira ijambo rikomera avuga ngo yaje mube abe ntibamwemera. Yaje mu bye ntibanamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakize izina rye, yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Noneho ubwo nushaka kuvuga ngo abantu bose barabwakiriye, waba uvugurije uwo murongo ukaba ugaragaje ko atari ukuri. Ariko reka tuvuge iki noneho, ubuntu bw'Imana ninde bufitiye akamaro? Ugiye Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3:16, aranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Deje urumva aho ngaho urukundo rutanga, umukunzi yahabwa nta kindi. None rero byatumye Imana yitanga, ubuntu buraje, yatanze umwana w'ikinege. Noneho icyo twari dukwiye gusabwa ni iki? Umwizera wese, twe dusabwe kwizera, umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Noneho reka ngaruke gatoya kuri ibyo bintu. Iki tuvuga ngo ubwo twabari iteka ryose, no kuvuga aho mu kindi kibazo ni nko kuvuga ngo ese nyuma ya Yesu yuko yitanze nta kindi dusabwa. Nyuma ya Yesu, sibyo? Nyuma yuko Yesu yitanze akamena amaraso ye, umuntu wese wamwizeye
yego wizeye Yesu nyine nk'umwami n'umukiza wacu cyangwa nk'uwamennye ayo maraso ku bwacu, iyo ni iturufu ihita imuhesha ubugingo buhoraho. Yego nta kindi asabwa. ubwo ni ukuvuga ngo n'amategeko yaba yakuweho. ubwo reka mpita ndinjirana n'iki kibazo, ese koko nyuma ya Yesu amategeko nta gaciro agifite? Wenda nimusubize icyo muninjire no muri icyo. Yenda sinzi niba ntizi ibyo magambo ariko reka navuga iki. Urebye urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice bya 8 umurongo 29 ndetse no 30 haranditse ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. 30 noneho akavuga iki? Akavuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ndashaka shingira aho hantu subiza icyo kibazo. iyo tugiriwe ubuntu ni etape burya ya mbere, ni etape burya ya mbere, ariko si ni ya mbere burya, si ni ya mbere kuko wabanza kumenywa. Habanza kuba wanje kumenywa. Noneho rero wamara kumenywa ugahamagarwa, wamara guhamagarwa ugatoranywa, wamara gutoranywa ukajya watsindishirizwa, ariko tugira ku buntu. Ni ya kane ahubwo, ni ya kane. Noneho rero izi etape zose, iyi ya kane gutsindishirizwa gusa ibihagije. Ndabihuza n'ikintu kimwe. Iyo dutsindishirijwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, riduhinduye kwitwa abana b'Imana. Njyewe ndi umubyeyi narabyaye. Ubu umwana kumubyara gusa ntibihagije. Umwana wanjye afite inshingano zo kwitwa umwana kuko yankoreye ibyo nshaka. Hari devoir umwana afite kugira ngo yitwe umwana wanjye. Nawe nk'umubyeyi, nanjye nk'umubyeyi devoir afite kugira ngo nkomeze kwitwa umubyeyi. Mu muryango nyarwanda tugira akantu keza ntagira uri bukaracitse ntabwo kakibaho, ariko twagiraga ibintu bajya bita ngo guca abantu bananiranye mu muryango. Sinzira mu bakajya no kubajugunya, kubohera. Hari ukubohera babandi babaga bakoze iby'ubusambanyi n'ibiki ngo babyara imyenda bakabaca ko babyitaga kera. N'umuntu yugize ikirara mu muryango, umuryango ugatera, tubaguciye wowe ukavuga uti uyu nguyu turamuciye. Murabizi ko umuco nyarwanda byaba. None se uriya mwana wamaze gucibwa burya yakomeza kubyina intsinzi ngo ku munsi w'umurage aze kuraganwa n'abana, aze gufata umugabane w'abana bataciwe? Ntabwo bishoboka. Niba rero ko rero ibintu biteguye n'ubu buryo bwo kuvuga ngo twaratsindishirijwe kubw'ubuntu, ntabwo amategeko akitureba, twaba twibeshye, ahubwo turacyafite devoir yo gukomeza kuba abana, tugakora ibikorwa bigomba kutugaragaza ko turi abana koko twarabyawe. Icyo turacyemera, twarabyawe. Ariko noneho mu rugo twabyariwemo harimo amabwiriza, harimo abanyarwanda bavuga ngo n'uburere buruta ubuvuke. Harimo amabwiriza mu rugo. Ayo mabwiriza iyo utayubahirije, iyo utubahiriza amabwiriza y'umubyeyi, ntabwo ukiri umwana muzima. Ubwo rero waba ushatse kuvuga ko paraporo y'ikibazo narimbajije, waba ushatse kuvuga yuko nyuma yuko Imana itugiriye ubuntu ikaduha umwana wayo akatwitangira, tukamwizera, hari n'ibindi tugomba gukora cyane rwose. Mama Charlene niko abyumva? Joel, iyo tumaze kugirirwa ubwo buntu bwatugezeho, siko ubuntu hari abo bwakuye mu kabari, sibyo? Ubwo buntu babuvuze ngo ntuzasubireho nagukuye. Yego, ubwo buntu hari abo bwakuye mu busambanyi. Imana ntiyareba abagore yasambanye nabo, ntiyareba abagabo yasambanye nabo, ntiyareba. Ubwo buntu bumukura mu busambanyi, ubwo buntu bumukura mu bujura. Ntiyarebye abo yibye akanabatera ibyuma, ntiyarebye abo yagize abakene bari abakire kubera ubujura. Ubwo buntu bumukura mu bujura. Biba bivuze ngo ubuntu nibuguterura mu bujura wisubirayo, ubuntu nibugukura mu byaha wibisubiramo, kuko ubuntu niba bwaramuterura bukamukura mu bibi akongera akabisubiramo, azaba yaratesheje agaciro ubuntu yagiriwe. Bishatse kuvuga ngo rero tumaze kugirirwa ubuntu tugahamagarwa, ntabwo dukwiye kwidegembya akazi
karacyahari. Nk'uko bene data babivuze, ikintu gituma umwana yitwa umwana, nk'ubu buryo abantu bose si abana mu rugo. Hari n'umwana utasiga muri salatu, iyo nimba musiga iyi televiziyo ari buyitema. Yego, hari n'umwana wajya koga muri dushe, wajya muri dushe ugahita ukinguta uyu nguyu abonye twadufaranga ari budute, ari umwana wawe. Noneho hari n'undi mwana ukinga urufunguzo utakira uba ari wowe urusigaranira. Yego, ntabwo rero abana ari bamwe. Nimba twaragiriwe ubuntu bukatugira abana, twiba ibirara, twiba ibihararumbo, nikomeze tuba abana kugira ngo ubuntu twagiriwe bwo guta agaciro. Yego, reka na Francois twumve icyo abivuga. Babisobanuye bihagije ku kijyanye no nyuma y'uko twisa ko abana b'Imana, basobanuye ikintu cyitwa isano n'ubusabane, kuba isano n'ubusabane. Ariko ngereka nataka ikibazo cya kabiri watubajije kivuga ngo se nyuma ya Yesu amategeko yakuweho nta gaciro gifite. Waba wirengagije ijambo ry'Imana. Ni mirongo myinshi muri Bibiliya ibivuga, haba mu isezerano rya kera n'irishya, cyangwa se Nouveau Testament, isezerano rishya nyine nkuko tubyita. Uhereye mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana ibice 12 ku murongo wa 17, reka mbisome nihuta. Haravuga ngo ikiyoka kirakarira uwo mugore maze kijya kurwanya itsinda ry'abasigaye bamukomokaho, abo nibo bakurikiza amategeko y'Imana. Urumva? Itsinda rikomoka kuri wa mugore. Ikiyoka kijya kubarwanya, kirarwanya bahe? Ngo abantu bakurikiza amategeko y'iki? Y'Imana. Amen. Kandi ibi byanditswe mu Byahishuwe. Ibyahishuwe byatangajwe nyuma y'uko Yesu atubambirwa. Ngo nibo bakurikiza amategeko y'Imana bagakomera ku by'ukuri Yesu yahamije. Ku by'ukuri Yesu yahamije. Ibyahishuwe Yohana 14 naho akongera akabisubira mu murongo wa 12, ngaho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera. Kwa kwizera ushize wa mugabo yavugaga, nubwo wagira kwizera hano hadetermina ko ugomba no kwitondera amategeko y'iki? Y'Imana. Abaroma 3:31 hakavuga ngo mbese duhinduje ubusa amategeko kwizera. Abaroma 3:31 muzahasome namwe mwitonze. Ngo mbese noneho duhinduje ubusa amategeko kwizera ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Niko handitse. Ntabwo kwizera guhindura ubusa amategeko, ahubwo kurayakomeza. Matayo 5:18 Yesu ubwe niwe wabivuze. Aravuga ngo kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi niko hano surinye busize ntago nari nabonye verse biblique narahibukaga, ambwira ngo ibyo ngo byavuzwe ngo mbere yuko Yesu ajya ku musaraba. Ariko Yesu umva kuntu hano yavuze, kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, yego, amategeko atazavanwaho inyuguti n'imwe. Ijuru n'isi kugera aho bizashirira, kugeza ubwo Yesu azagaruka, amategeko nta n'inyuguti n'imwe ikwiye kuvaho. Muri Yohana noneho wenda reka nubwo nijinje mu magambo meza, Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice byaho 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 haravuga ngo iki nicyo tumenyesha ko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Aha ni muri Yohana wa mbere, igitabo mbibutse ko cyanditswe nyuma y'uko Yesu abambwa. Abavuga ngo byose byaranye ngo amategeko yavuyeho ngo kuva Yesu yajya ku musaraba. Yesu ubwe nyirizina wari bubambwe niwe wavuze ngo ntago naje kuyakuraho, naje kuyakomeza, ngo kugeza aho isi n'ijuru bizagira gute? Bizashirira, kugeza aho Yesu azagaruka. Ndumva rero nicyo nakongeraho. Ari n'indi mirongo myinshi bivuga, uzasome Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5 ndetse n'urwandiko rwa kabiri rwa Yohana ibice 6. Noneho rero aha nakwibaza, nyuma y'uko Yesu aje nyina akamena amaraso ye natwe abantu tukamwizera, nyuma y'uko umuntu yizeye Yesu Kristo, n'ubuhe ruhare rwe runda basigaranye mu nzira ijya mu ijuru? Ngira ngo twanarusubije ni intambara y'agakiza. No kuba intambara y'agakiza yo kwizera. Okay. Jewe umve aho hantu ubajije. Umugabo umwe witwaga Gahini, sibyo? Gahini yishe murumuna we Abeli.
amuhora yuko yajyanye igitambo Uwiteka akagishima. Hanyuma ngo Uwiteka abona gahini, abona gahini ko ari bwice Abeli, kandi abibona atarabikora kuko n'Imana imenya ibiri mu mutima. Amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo dore ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe, ariko ni wowe kubitegeka. Amen. Siko ibyaha biritugatuza. Icyo cyigisho narakigishije ubushize. Yari yabonye ko ubwicanyi bwitugatuza, kuko Imana yabubonye kandi yari ifite ubushobozi bwo guhagarika urupfu kuri Abeli, ntiruhagarike ikavuga ngo ni wowe wo kubitegeka. Rero dufite urugamba rwo gutegeka mu byo tunyuramo, tukifatira iki? Imyanzuro. Kandi ikindi Joel, abantu hari ikintu bakwiye kumenya. Imana ngo ijya kurema umuntu, we yamuhaye promotion ikomeye. Ngo baravuze ngo reka uyu muntu tumureme ase natwe, hanyuma tumuhumekeremo n'umwuka w'iki? W'ubugingo. Ngo kandi uwo mwuka ngo ni kugira ngo azabashe kugira gute? Gutandukanya ikibi n'ikiza. Urumva rero ikibi n'ikiza Imana yabidushyize imbere kubera ko hari umwuka ubitubwira. Bishatse no kuvuga ngo hari ibintu bitazacirwa urubanza. Inka ntabwo izajya mu rubanza, ihene ntizajya mu rubanza, n'inkoko n'ibindi bisimba. Kubera iki? Nta mwuka w'ubugingo. Ariko umwana w'umuntu aho ava akagera ajya arya rimenge. Kuba Imana yaradutandukanyije n'ibisimba byari ukugira ngo tujye dukora nk'iby'abantu. Yego, tumenye guhitamo icyiza ndetse n'ikibi. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese icyiza arakizi, n'ikibi arakizi, kubera uyu mwuka twahawe w'ubugingo. Rero ibyaha byitugatuga nitwe dukwiye kugira gute? Kubitegeka. Yego. Okay. Hari undi byumva kundi? Nukungana ibyo bavuze bene data. Ntabwo wavuga ko ubwo tumaze gutsindishirizwa cyangwa tumaze kwakira kwizera Yesu Kristo ko nta rundi ruhare. Twaba tuvuguruje nanone ijambo rya Paulo yakunze gukoresha amagambo akomeye. Yaravuze ngo yakoresha amagambo aravuga ngo ndasigana. Amen. Yazanye ibyisigana. Aravuga ati ndasigana. Amen. Ariko ikintera courage, igituma ndi mu rugendo nsigana, ndashaka gusingira icyo Kristo yafatiye. Intambara yo mu Kristo wizeye yinjira mu masigana. Yego. Uba winjiye mu isigana, kandi byanze bikunze ugomba gusingira icyo Kristo yafatiye. Kabiri, aravuga ngo ndaterana ibipfunsi. Ariko se aravuga ngo kandi ntabwo meze nk'uhusha. Ntabwo meze nk'uhusha. Hari akantu kamwe nagiye nkunda kubona kuri bino bintu. Abantu bamwe bagakunda no kuvuga imvugo imwe mu mbabarire yenda nayo tunayikosorera. Akavuga ngo ugasanga abantu baravuze ngo erega ngo ngerageza gukora ibyiza, ngo ariko ngo ibingo bikantanga imbere. Niko Paulo yavuze. Ngo niko Paulo yavuze. Paulo yabivuze hano akiri guhaguruka, akiri umunyantege nke, akiri kurwana. Aravuga ati no, gerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Ariko agera imbere arabihamiririza. Aravuga ati noneho ubu ndi mu masiganwa kandi icyo ngiye gufata ndakireba, Kristo yamaze kukimfatira. Avuga kabiri, ageze kugera urwe rwa nyuma aravuga ngo noneho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igisigaye bikiwe. hari ahandi hantu yarageze. Hari ahandi hantu. Amen. Urugamba rero umukristo akwiye kubamo, kuba waratsindishirijwe, kuba warizeye, kuba witwa umukristo, ntabwo ari byo kuryama, ntabwo ari byo kugira gute, ahubwo ubayangaje. Hari urugamba winjiyemo byanze bikunze, kandi ugomba kurwana. N'umuri byo aravuga ngo urwana intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zacu. Urumva wamwakiriye, ntumwakire ngo ujye uryamusinzira, ahubwo mwakire ngo kubera imbaraga zo gukomeza kurwana. Abatinya rero kurwana nibo bavuga ngo ubwo namwakire reka ndyame sinzire. Murakoze cyane. Njyewe icyo nabivugaho nanjye gato ndemeranwa na bagenzi banjye. Hari aho avuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Nibe na Paulo yavuze ko agerageza, abandi bo ntibashaka no kugerageza. Ijambo kugerageza ni ukuvuga ngo urekishyiramo imbaraga uko ushoboye, nubwo utsindwa ariko ukongera ugahaguruka ukarwana. Hari abantu bavuga ngo na Dawidi ngo ko yakoze ibi. Dawidi babonye ingingo, ariko se dufata ingero kuho bagiye baneshe abatsinze bo ntibakare. Cyangwa se rega Dawidi nubwo bamukritikinga ntago ari hariya honyine, ahandi yaranesheje. Ushobora gutsindwa rimwe ariko ubutaha ukagira ute gatsinda. Urumva
ari nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yemwe wowe usinziriye kanguka, urumva abaje muze tujye mu ntambara. Niko muri muze ngabo za Yesu tujye mu ntambara mwarobanuwe n'umwami. Hari umuntu wageze ambwira akantu wenda karempe philosophique ushobora kudahita ugashyikira, arambwira ngo Imana yakuye muri Satani cyatunesha ngo siga mw'icyo twarwana tukanesha. ariko nibyo hari urubori rwari kutwinjira, urubori rw'urupfu, ariko isigara no kurwana nuko yanagutera igikomere nubwo itagushyiramo urubori. Kandi burya igikomere cyose nubwo kitaba kirimo urubori utakivuje wapfa, amaraso yavaga akagushiramo. Rero iyo usomye nko mu Baroma ibyo bari kuvuga naho biranditse, hari ikintu bavuga ngo Paulo, ubundi abantu bavuga ibintu by'ubuntu uzahano bahagarara ni mu nzandiko za Paulo no mu Baheburayo, aho niho bashinze ibirindiro niho imbunda zabo ziri. Ariko bakirengagiza ko mu nzandiko za Paulo nko mu Baroma 6 hari icyo bita notabena, icyitonderwa. Yarahageze abona ko abantu bashobora kuzumva ubuntu nabi, aravuga ngo none se dukomeze dukora ibyaha ubuntu busaga kugira ngo ubuntu bw'iki bw'Imana busaga. Kandi yari yavuze ubuntu mbere, ariko ageze aho ngaho arahasurinya, aravuga ngo ntibikabeho. Iyo turi mu kizamini gukora ibyaha nkana munsi bakaguha ibibazo, munsi bagashyiraho ngo notabena, icyitonderwa, ugomba gukora gutya ugomba kugira gutya. Iyo utabikurikije baguha 0. Bya bindi nubwo baba babikoze neza bya mbere, ariko cya cyitonderwa ntugikurikize bihinduka 0. Akandi kantu nakongeraho bari banavuze nabo banakavuza Efeso 6:11, aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guharagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Iyaba Yesu yarabirangije, Paulo ntiyakwirwa yandikira ijambo ngo twambare intwaro zose z'Imana. Umuriganya ni umuntu ushaka kukwaka icyo ufite, kandi kugira ngo umuntu akwake icyo ufite habaho kurwana. Mbibutse ko mu gitabo cy'Itangiriro ibice ndumva ari 2 kangahe sinibuka, havuga ngo Imana ibwira umuntu amaze gucumura ngo numutanga uzamumena umutwe, ariko nawe nagutanga azagukomeretsa iki agatsintsino. Ni intambara rero, ni ukumutanga. Turi mu ntambara. Mbibutse ko na Yesu aza mu isi yaravuze ngo mbahaye ubutware, kuko umuntu yari yabutakarije muri Edeni. Ibyo yagombaga gutegeka biri kumutegeka. Yesu cyamuzanye c'est la restauration de l'autorité, nukongera kugarurira iki muntu ubutware. Twavuga imirongo myinshi, ariko nko muri Matayo 24:45-51 haravuga ngo mukenyere kandi amatara yanyu ahora agira ute, amatabaza yanyu ahore yaka. Imana idufashe. Bita binyibutsa umugani wenda w'abakobwa 5 babapfu n'abandi 5 biki b'abanyabwenge. Uzi ko Bibiliya ivuga ko aba bantu bose bari bategereje Yesu? Yego. Uzi ko Bibiliya ivuga ko aba bantu bose bari bafite amatabaza? Yego. Uzi ko Bibiliya ivuga ko aba bantu bose urumva amatabaza yabo yahoze yaka? Uzi ko Bibiliya inagaragaza ko umuko atinze bose basinziriye? Bose. Uzi ko Bibiliya igaragaza ko umuko aje bose bumvisha impanda? Yego. Ikinyuranyo cyabereye he? Ku mavuta. Bamwe bari bafite amavuta ahagije, abandi bafite atabahagije, yarabashiranye. Naho icyunyuranye, hari abantu bahari mu by'ukuri bafite amatara bategereje Yesu, ariko mu mavuta nta kirimo. Yes, bakunze biyo. Imana duha amavuta. Bakunze biyo Kamana TV mwabyumvishe aha abanyabuntu cyangwa abigisha ubuntu cyane ngo Yesu yarabirangije. Bavuga yuko bemera kwatura ariko ntibemera gusaba Imana imbabazi. Byo mu bivuga hiki. Kwatura no gusaba Imana imbabazi bitandukaniye he? Kwatura no gusaba Imana imbabazi ese ni ngombwa? Kuko abo baravuga ngo mwaturirana ibyaha byanyu niho bagarukira, ariko bavuga ko Imana yo tugata ari ngombwa kuyisaba imbabazi kuko Yesu yabirangirije igorogota ku musaraba. Nabyo murayito bavuga ntago numvishe neza. Bavuga ko icyo bemera kwaturirana ibyaha. Ngiye nagukoshe umuntu icada. Ariko ntibemera ngo wasaba Imana imbabazi. Icyaha wakorera Imana ku buryo uyisaba imbabazi. Byo mu bivuga hiki.
birantangaje abo ko wahuye n'abanabyemera ibyo kuko njye nibwo bwa mbere nabyumvise abo nahuye nabo bose njye ntibanabyemera ntibabyemera ubundi nta bundi babyemera no gusabana imbabazi waba wahuye n'ababyemera ahubwo ni bamwe twaganiriye gatoya bavuga ngo igihe wahemukiye umuntu ushobora nyine ngo kandi nabyo oya bongeyeho kuko nari mpari yongeye aravuga ngo kandi uko gusabana imbabazi ngo ntacyo bimariye Imana ngo ni ukugira hagati yanyu ngo ubushuti bukomeze mwiyuge uwo ngo waracyakanyakanya reka yenda ndatekereza ko ari Abaheburayo 14 bavuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Ndashaka kuvuga kuri icyo kintu kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Ubundi mu buryo busanzwe turi abana b'Imana, ibyaha ni umwanda. Reka mbivuge gutyo kugira ngo bize kumvikana n'impamvu ari ngombwa gusaba Imana imbabazi. Turi abana b'Imana, ibyaha ni umwanda kandi dukwiye kuba presentable mu maso y'Imana kugira ngo wenda muze kubyumva cyane. Bivuze iki rero? Kwaturirana ibyaha byo ntabwo ndi bubitindeho, ndumva n'ubushe twarabikoze ikiganiro abantu benshi bakabyumva bijyanye no kwatura, kijyanye no kwatura ibyaha tukabikira. Kwaturana ibyaha byo ndumva ni ngombwa inshuro ebyiri, bigufasha kubana neza n'Imana no kubana neza n'abantu. Icyo ngicyo tukirenge. Hanyuma rero icya kabiri, umuntu aramutse avuze ko nta mpamvu yo kwatura ibyaha, biravuze ngo iyo wakoze ibyaha ubundi si icyaha ni icyaha no kwica itegeko. Nicyo cyaha ubundi. Nicyo cyaha. Nicyo cyaha. Amategeko adahari icyaha ni cyaha. Ni cyaha. None rero Yesu nawe yavuze ijambo rikomeye. Yavuze ngo ntabwo naje gukuraho, naje kuyakomeza amategeko, ahubwo naje kuyakomeza. Urumva rero uwabyitwaza agashaka kugaragaza ko gusaba Imana imbabazi nta cyaha, ntacyo bitwaye nako by'icyaha bo ntibanabibaze. Nta nicyo bimaze. Uyu muntu yaba atari mu murongo uri wo, kubera ko ijambo rya mbere dukwiye kuza imbere y'Imana turi abantu bari presentable, turi abantu bashyitse, turi abantu Imana ibona ntitubonane imyanda. Dukwiye kuza imbere y'Imana turi abantu bashimwa n'Imana, dufite imitima. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo mugize imitima mishya. Ikongera ikavuga ijambo rikomeye ikavuga ngo imitima iticira urubanza. Amina. Iticira. Imitima iticira urubanza. Icyo kintu rero icyo umuntu uvuga ko ntacyo bimaze gusaba Imana imbabazi, uyu muntu yaragowe. Icyakora hari n'ikindi kintu nabwo ntari bwibagirwe. Hari umuntu ubana n'umwanda akawumenyera, akawakira nk'ubuzima, akawakira nk'ubuzima. Ariko nibyo hariho negeze mbona hari umwana, hari ahantu nagiye gusura, njya ahantu nyine ngiye kuhasura mpabona umwana usa nabi cyane, usa nabi bikaje. Mbwira rero umumama nta mazi nuhagira uyu mwana, ni mu muryango, ni ahantu mu muryango. Uwo mwana yari umwana w'abaturanyi, numva mugiriye ko ndi bumwoze nkamusiga agasa neza. Barambwira ngo uyu mwana ni umukozi w'amazi, arahita aremba. Reka umwana w'abandi ngo arahita ndwara, nuko asanzwe asa, nuko asanzwe ameze. None ndavuga saha nkamwuhagira akarwara nkamagani. Ariko video rero mbona kuri internet ko umuntu bajya kuhagira bakamuzirika. Nimba Imana iragizirika abantu. Ibi twabivuga yenda ubyumvisha akabyumva n'abakagira ngo ni urwenya. Ntabwo ari urwenya, s'il vous plaît. Ahubwo icyo dushatse gusobanura nuko hari abantu biyangaje kubana n'umwanda, kugera kuryo rwuko nta kintu bimutwaye, ahubwo yajya kureba usa neza akibaza wowe impamvu utumwanya ujya gukaraba, ujya gufura, ujya kugira akwibaze gutyo impamvu utumwanya. Abo rero nibo bande iyo utinze mu mwijima ubona umwijima ari wo mwiza. Voilà, ubona umwijima waye mwiza. Nibo bantu abo rero uyu munsi basa naho badaha agaciro gusaba Imana imbabazi. Nyamara turebe iki ijambo ry'Imana rivuga. Yesu yavuze ngo iki? Ari hano ku isi yaravuze, yagiye akunda kubwira abafarisayo akababwira ngo mwanzu y'abagome mwe. Iryo jambo sinzi niba mwaragiye muryumva. Ndetse Paulo yandikira abagalatiya banza ari bice bitanu. Abagalatiya yego abandikira arabandikira ati mwabapapa mwe mwatangije iby'umwuka, mwatangije iby'umwuka, muherutse babaye abapapa ryari, babaye abapapa mu gihe batazi kugaruka imbere y'Imana ngo bayibwire ngo tubabarire, kuko ntabwo bari b'abapapa burya. Iyo mbere bari bazima, bari bazima, batangije iby'umwuka, ariko bapfa nyuma, kuko baherutse iby'iki
iby'umubiri. Ndumva ari cyo ngiki. Reka yongereho ka. Ikindi muri Yeremiya ibice byaho 7 murongo w'8. Katuhasome. Yeremiya ibice 7 murongo w'8 ngo dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Hasome. Yeremiya ibice 7 umurongo w'8 ngo dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Abavuga ngo biringira amagambo y'ibinyoma ni ibi binyoma bibuza abantu kwatura, bibuza abantu gusenga biyirije ubusa, biringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza bayari imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mukavuga muti turakijijwe, ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Dore njye ubwanjye narabibonye ni Uwiteka avuga. Ngo dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Nabo bantu bafata ibintu bakikuraho ibyaha bakiyorohereza. Ngo mbese mwakwica mukaba bicanye, mukiba mukaba n'abajura, mugasambana mukaba n'abasambanyi, mukarahira ibinyoma uti ndaryamye kandi uri mu muhanda, mukosereza bayari imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, mukanampagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mukavuga ngo muri abakirisitu kandi mukora ibyo byose. Ngo inzu yanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Ngo dore njye ubwanjye narabibonye ni Uwiteka avuga. Hanyuma ntunganiye mene data, abantu bashobora kutwigisha ibi bintu byose bakaduhumuriza, burya nimba hari inyigisho ziryana, inyigisho zo kwihanisha. Nimba hari ibintu bibangamira abantu ni ukumubwira ngo nave mu byaha, kandi nimba hari ibintu biryoha bibaho, ibyaha biraryoha. Uzi kurya amafaranga watekeye imitwe utaruhiye utakoreye, ukongeraho ikaramu 0 ukegukana miliyoni 2 z'uburiganya? Nta kintu cyiza nk'ibyo, nta ubuhuriye n'umwe watagangaye ayabona. Uzi kureba umukobwa wese wifuze cyangwa umugore bose ukabagira bawe, yaba inzobe yaba igikara yaba unanutse, ibyaha biryohera ababikora. Ariko abantu hari ikintu ushaka kubabwira, abantu baborohereza. Nagira ngo mbabwire ngo nta juru bagira uko biri kose. Yego, nta juru ry'abakoze ibyaha byoroshye n'abakoze ibyaha bikomeye. Ijuru ririho ni rimwe. Abantu barabashukari n'umuntu nigeze mbibwira nshingiye kuri izi nyigisho ngo z'ubuntu, ndamubwira ntibabashuke babayobye, ariko nta juru bafite ngo bazabajyanamo, kuko imbere y'intebe y'Imana ari bo bazahahagararana bashebuja bari kubabeshya bazagira gute, bazahahagarara. Ariko birababaje mwa bantu b'Imana kuba umuntu aba umukirisitu, sibyo, akavuga ati nakijijwe muri 2004 cyangwa na 5, muri 2020 cyangwa 2019 akaba ariho yadukanye ngo ubuntu. Nkibaza ngo ya myaka yose baba barabayeho batura ibyaha, baturirana ibyaha, ya myaka babayeho burya yari iy'ubujiji, ubu nibwo babaye injijuke. Ikintu twabakorera ni ukubasengera, kuko imbaraga yabinjiyemo ni imbaraga ikomeye, kandi abantu ntibashaka ibintu bibagora, barashaka ko baza hano Yesu yarabirangije. Uzi kubwira umuntu ngo Yesu yarabirangije akigumbanira na sherere we basambana, yagera mu rusengero njya avuga ngo ni ukubahungiza, babahungiza. Ni muhumure, ijuru se ni irya Kamonyi muzarijyamo, bazarijyamo se niryo babubakiye. Abantu nibarambika amaboko hasi dukore, dutake, tuborogere kirisitu. Gusa ikintu nemera kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Bimwe n'ibyo kuvuga ngo imbabazi za burundu, umutego baba bashyizemo ngo twababariwe burundu. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo uyu muntu ukoze icyaha mubabariye byiteka, niyongera kugikora azagirana ibibazo n'Imana. Gusa icyo mbemereye nuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, ariko nta wakoze icyaha ngo ahabwe imbabazi ziteka.
ngo ejo nunagikora zirahari ntiwirirwe watura zirahari. Reka ndabarahiye rwose abantu nibakore barwane gusa ntibagire ubwoba, Kristo n'imbaraga zacu. Yego. Hari akantu nakongeraho wenda reka nge nkoreshe verse biblique kandi Imana ibaho umugisha bene data, hari byinshi nanjye nungutse. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo w'9 kugeza ku 10 haravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa n'inki n'Imana. Yego. Babahakana ko atari ngombwa kwirwa ubwira Imana ibyaha byawe, ariko nitwatura ibyaha, kwatura, ijambo kwatura bivuga kuvuga. Nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa ikiranukira kutubabarira. Nukuri. Urumva ko kwatura ni ngombwa. Ibi ntabwo ari nge babyanditse. Nimwatura ibyaha byacu. Mu byakozwe n'intumwa ibice 19 umurongo wa 18 hahandi yavuze umunyabuntu yaravuze ngo mpamubwiye aho abantu baje bakatura ibyaha byabo bamaze kumva ubutumwa bwiza, arambwira ngo nuko bari abarozi. Ariko icyaha cyose n'uburozi, kuko icyaha cyose kirica, nta cyaha kitagira ingaruka. Tutakisanira ikintu cyose icyo hawe twita, uzi ko ushobora kubeshya bakica umuntu, ukabeshyera umuntu ari ukubeshya gusa. Ibyo tujya twita, ndashaka kubabwira ko ibyaha byose bingana imbere y'Imana, byaha birutanwa mu ngaruka gusa, ariko ibyaha birangana imbere y'Imana. Nta cyaha gito nta n'ikinini kibaho. Numva Imana idutabare rero. Iyo usomye kandi hano mu rwandiko Petero, buriya abanyabuntu banza yarahuye nabo, muzasome inzandiko za Petero rwabo rwa mbere cyangwa urwa kabiri, yihaniza aba bantu. Yaranditse aravuga ngo babasezeranya mu bice, urwandiko rwa kabiri rwa Petero bice 2 mu 19 ngo babasezeranya umudendezo. Yego disi. Nyamara ubwabo ari imbata z'ibibozi, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Hasubiremo. Basezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibibozi, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhundiye imbata yacyo. None wumve kuntu yavuze mu rwandiko rwaho n'ubundi hepfo igice cya 3 rwandiko rwa kabiri rwa Petero murongo wa 16 ngo ndetse no mu nzandiko ze zose yavugaga Pawulo yavuze ibyerekeye ibyo, icyakora zirimwe bimwe biruhije, ibyabaswa bahindagurika bagoreka nkuko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Imana dutabara. Noneho abaheburayo we aranasoza, uwandikiye abaheburayo cyane ku gitabo cy'abaheburayo ibice 6:26 aravuga ngo niba dukora ibyaha nkana ntiyaba hakiriho kubabarirwa. Nkana bavuga ati genda bikora byararangiye, ukabikora nkana nta mbabazi ziba zikiri, ngo ntiyaba hakiriho kubabarirwa. Hari ukuntu ushobora kuvuga ati wenda nakoze icyaha nagize weakness, ukumva wabuze amahoro, ukumva nta mutekano, ukumva ukagaruka ukikubita imbere y'Imana nka wa mwana w'ikirara ati rwose sinari nkwiye no kwitwa iki umwana wawe, nkurikije amanyanga nakoze sinari nkwiye kwitwa iki umwana wawe, basunyita umugaragu. Ariko kuko Imana y'inyarukundo niko Yesu kintu ashaka kugaragaza hariya, yashaka kugaruka ukuntu nitumugarukira nawe Imana nayo izagira gute, izatugarukira. Imana ibaho umugisha. Ndumva ari byo wenda bene data nawe bafite ko bakongeraho. Reka twongereho ijambo ryanditse mu byakozwe no mu bice 3:19 aravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Ndashaka kubabwira iki kintu, kwihana no guhindukira nibyo gusa bibitse ubuzima bw'umukristo bw'iminsi yo guhembuka. Mubona abantu birirwa basenga bategura mu masengesho ngo y'ububyutse hirya no hino, ngo abantu bashaka amasengesho y'ububyutse, ngo barashaka ngo ibihe by'ububyutse mu minsi 40 iminsi 40 najya senga 120 ndabazi. Hari umuntu wambwiye ngo ko hari n'igihe bayipanga kugira ngo amaturo yiyongere, ariko bikarangira nta bubyutse bubonetse, baba bahushije intego. Kwihana no guhindukira ibyo gusa automatic bita bizana iminsi y'ububyutse. Ugira ububyutse muri ubundi igitsikami. Iki kintu cyitwa icyaha kirakomeye, gitsikamira imibanire y'umuntu n'Imana. Niyo mpamvu uwavuga ngo ntawe twakihanira Imana yaba yibeshye. Icyakora nanone muramba barenda gukoresha terime zimwe na zimwe, hari n'igihe umuntu aba yarabaye igicamuke
mu buryo busanzwe akaba ari umuntu no kuba n'Imana ntabizi, ntazi nicyo bivuze, ntazi nicyo bimaze. Ukwirwa rero uza kumubwira ngo nutihana ngo uzatakaza imibare, ntiyigeze abana nayo se? Ntiyanigeze ntiyanigeze abana nayo. Ariko banyamasengesho, bakozi b'Imana, muzi icyo kubana n'Imana byitwa, bituruka mu kwihana no guhindukira, nibyo bizana iminsi y'ububyutse, nibyo byongera gutuma umuntu asabana n'Imana. Imana duhana umugisha nakunagira ngo mugereho. Ngira ngo ni n'umwanzuro wawe mwiza cyane, ahubwo icyo nkurikizaho no kumva n'umwanzuro wa mama Charlene, nkaza no kumva wa Pastor Francois, ubundi tukaza tubugana ku musozo, kuko nge ibibazo nari nateguye ni ibi ngibi rwose, kandi uburyo mu bisubije Imana ibaha umugisha cyane. Mama Charlene aravuga iki turimo tugana ku musozo? Okay, mwene data abivuze neza. Ubundi icyaha kigutandukanya n'Imana, kandi nk'uko twagiye tubivuga yuko nta nyuguti n'imwe izavaho, naho haza ibihe by'ubuyobe hakaza n'abigisha ibintu by'ubuyobe, ntabwo inyuguti izavaho. Naho haza ibihe bigoye ko abantu bakizwa, ntabwo izavaho. Ikintu nakingingira abantu ni ukuguma mu byo bamenye, sibyo? Abantu nibagume mu byo bamenye no mu byo bizeye, kuko usanga benshi mu bavuga ibi ngibi nabagiye babyigisha abandi, n'abandi bigishaga nkatwe benshi, uri kumva? Ariko ngira n'inama abantu ngo bitondere abantu, umuntu w'Imana, kuko burya abantu b'Imana, kuba wafata umuntu w'Imana ukamuyobya akazabura ubugingo cyangwa bikagenda ukundi, icyo gihe wikorera intumbi yawe ku giti cyawe, ukikorera n'intumbi zabo wishe. Kuko ibi tuvuga ngo twijane turi kuvuga, n'abandi bicara ahandi bakavuga, ntago bizarangirira hano, tuzajya mu rubanza. Hanyuma rero ndashishikariza abantu b'Imana gukomeza kwegera Imana, kuko abantu bari gukora ariko abenshi bari mu nyungu zabo. Imana ibaha umugisha. Ngewe ntekereza ko mu byo twavugaga babisoje neza, ahubwo akantu kanyuma amasegonda make nuko abo banyabuntu bafite ikintu bavuga ku cya 10. Hari umuntu uheruka kumbaza mpite nanagisubirezamo ko arambaza ngo si icya 10 ubundi mu isezerano rishya kirimo, ngo hari aho Yesu yegeze akivuga, ariko kirahari henshi no mu Baheburayo ibice 7 Pawulo yongeye abisubiramo, no muri Luka 11:42, muri Matayo 5:9, Abakolosayi 3:22 na Matayo 23:23, ariko nshaka gusoma gusa. Yesu ikintu yakrititse nicyo kiri hano muri Matayo 23:23, uburyo gitangwamo. Yaravuze ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino na nyiragasogereza ubwo, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko. Ya jambo urumva, batanga kimwe mu 10 y'ikintu cyose, ariko bakirengagiza amagambo y'iki yo mu mategeko, y'amategeko twavugaga. Epfa akavuga ngo ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibintu bitatu: kutabera, imbabazi no kwizera. None umva hepfo rero, ibyo mwari mukwiriye kubikora. Avuga ibyo gutanga icya 10 nyine n'ibindi. Hari abantu bambwiye ngo nigishije gutanga, ngo abantu ntibazatanga icya 10. Ntabwo ariko navuze uburyo gitangwamo n'ibihe turimo, urumva? Hepfo rero ngo mwibyo mwari mukwiye kubikora, na bya bindi ntimumubireke. Imana ibaha umugisha. Mwari mukwiye kurushaho kugira ububyutse, kugira ute n'ibindi, gufasha abababaye n'ibindi byinshi. Wenda n'ibyo ngibyo nabyo ntimugere mute, ntimubireke, ariko byo kuba ari byo abantu bagira priority. Yesu aduhana umugisha. Bakunze b'iyobokamana TV, turabashimiye cyane kuba mwakurikiye kino kiganiro kirimo amasomo menshi gikurikira neza, muri buze kuvanamo ibintu byiza cyane kandi bikomeye. Reka rero dushimire bano batumirwa bacu babanye natwe bakatuganiriza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bayikorera, ibahereza umugisha cyane kandi nimutagisari, ndababwiza ukuri yuko mutazabura gusarura. Reka turimo tugana ku musozo, hari umuntu ushobora gushaka kuvugisha buri wese wenda ku giti cye bitewe n'uburyo wenda yafashijwe, amugisha inama se, gira n'ibindi bitandukanye ushobora kumubaza. Ngira ngo narigiye kuvuga ngo banatura kandi ntabwo batura mu buntu. Fatura kuri mobile money, mutange nimero za telefone rero, uwashaka kubavugisha aba yabavugisha.
Okay, nimero yanjye ya telefone ni 0788 90 82 30. Imana iduhane umugisha murakoze cyane. Nimero zanjye ni 0788 35 42 66 8. Nanjye yanjye ni 0788 54 87 70. Okay, reka tubashimire cyane kuyo izi yobokamana TV zo ziba ziri aho ngaho hasi, gukora subscribe, gusharinga video nk'iyi ngiyi ni inkunga ikomeye ubugenda uduhereza. Reka tubashimire mwakoze cyane gukurikira ikiganiro, namwe mwakoze kucyitabira. Mwakoze cyane.